Hello guys, ikaze cyane hano kuri iyi channel y'umuntu w'umudest. Uyu munsi nshaka ko tureba kuri aka gapoint. Murabona kari muri running account kuri indicative content y'amablog, then kano kantu kitwa ngo create blog libraries. Okay, iyi ni curriculum y'abantu biga ubwubatsi but n'abandi bose bayikoresha bitewe nuko libraries abantu bose barazikenera. Niyo mpamvu navuze ngo reka turi ukuntu ushobora gucreatinga library. Then muri video turabona ukuntu wazikeya n'ukuntu ushobora kuba wazikoresha mu ma project agiye atandukanye, kubera ko block libraries ntabwo zikora muri single project, zikora muri project nyinshi zigiye zitandukanye. Nizere ko niba ari ubwa mbere ubonye video yanjye ugikora subscribe, then niba unahasanzwe kabisa wa sharinga n'abandi bakabibona. Mbere yuko du creating block libraries hari ikintu cya mbere tugomba kubanza twakora. Murabona hano na create folder nyita my libraries, then iyo folder iyo ifunguye usangamo du sub folders tugiye dutandukanye. Murabona hano mfite bed, dining, door, living, wc and window. Aha rero muri tu sub folder ushobora gukora ibintu byinshi, ushobora gukora ama folders menshi bitewe n'ama libraries cyangwa se n'ama blogs ufite. Okay, ibyo birangiye ubwo nawe niba ugiye gukora block libraries uramanza ukore iyi folder yitwa uyitewe na my libraries cyangwa se block libraries, uragira kuyita then ushyiremo ko sub folders, then uze hano muri AutoCAD. Hano muri AutoCAD numara kuhagera uraza hano kuri urakereya nyine ama library ugendeye ku kuntu wabyise muri. Niba ufite dining, murabona dining hano irahari, then niba ufite library ya door murabona urugi hano rurahari, niba ufite library ya sofa murabona ko sofa nazo hano zirahari, waza ukazipressinga ahantu nyine ukumva ushaka. Then ibyo birangiye nta kindi ukora, ubwo tugiye kureba nyine ukuntu wakora block libraries. Ubundi bavuze libraries iyo bavuze block libraries ni groupe y'amablog agiye atandukanye, ugafata block zigiye gusa then ukazishyira muri folder imwe, kugira ngo ikindi nuko libraries zidakora kuri single project. Ubu nshobora kuba ndi muri project then naba nkoze indi project nkazifashisha za libraries, ariyo mpamvu turaza kureba n'ukuntu wazifashisha ukazikoresha muri project itandukanye. Kugira ngo tuzigire libraries nta kundi turabikora, turaza hano kuri insert kugira tuzigire block libraries, then nimara kuza hara kuri insert inza hano handitse ngo write a block, noneho manuke hano handitse ngo write a block. Nimara kwakanda kano gatebo karita kaba displayed, then murabona hano hariho ngo block entire drawing object and base point. Ngero kubera nshaka gukora block as library ndabikora kuriya, nimara gukanda hano aka ka window karahita kanyemera kuba nagakikaho, then ngakandeho, nimara kwakandaho inze wenda mpitemo this dining place. Nimara kuyihitamo murabona by default bitabiza gutya folder, then inze nkande hano kuri utudomo dutatu, nimara kwakanda inze mpitemo folder biriho. Ubwo rero ndaza hano navuze ko ndabishyira muri my libraries, nyishake ni iyi, then nze mvuge ko ari dining, ni iriya dining place dwg by default, file type ni iyi. Nindangiza inze nkanda hano handitse ngo save. Nimara gukanda save rero urabona ko ndahita nza nkakanda hano handitse ngo okay. Ikizakubwira ko yanuza yawe yagiye muri library, usubira hano ukaza ukareba niba yagiyemo kandi iri mu bwoko bwa dwg, then wasanga ntayirimo ubwo bivuze ko itagiyemo neza. Ubwo murabona ko dining place yamaze kugeramo as a dwg file, murabona ko ari AutoCAD. Uko rero niko bigenza kuri buri kintu cyose ushaka kugira block library. Ubwo turazana hano but ushobora gukoresha na command ukandika w block bisobanura write block, then ugakanda hariya ka gatebo gahita kaba displayed,
ukaza hano ugahitamo block, then ukaza hano duhitemo wenda this sofa, then wamara guhitamo sofa ukaza hano ukaroketinga sofa na folder, then twaza hano kuri my libraries tukayifungura, tukaza hano tugahitamo where sofa. Sofa ntabwo nari nayikorera sub folder, but reka tuze hano, ntabwo byakwemera, tuze hano kubera yari sofa ntayikoreye sub folder, nze hano nkore new folder nyine, ubwo ndakora right click then new, nze mfate folder hano nyite sofa, nimara kubona sofa nkande kuriya, then nsubira hano muri AutoCAD, nimara kuza hano muri AutoCAD inze ntange command ya w block bisobanura write block, then nemeza hariya nze hano ntemo block, then mfate sofa, nimara gufata sofa ndaza hano nyiroketing nyine muri ya folder my libraries, niko nayise. Ufite ubundi kuntu ushobora kuba wayita, nifungure ya sofa yagezemo, then inze nkande save, nimara gukanda save nkanda hano okay. Tubonye rero ukuntu ushobora kuba wakora block libraries, mbese mu magambo make umanza gukora ya folder ya block libraries, then wamara kuyikora ukakora sub folders bitewe n'ama block ufite, then ukagenda ukayashyiramo kuriya. Ikindi ugomba kubearinga in your mind nuko zira libraries cyangwa se turiya dufile nka tuno utu nyine turi hano, utu muri kubona, iyi sofa n'izindi zose nakoze hano, murabona ko harimo ama blocks menshi, like this title block nayo ni block, iyi WC nayo ni block. Buriya rero ugomba kubisevinga as dwg file kugira ngo uzabyifashishe muri project nyinshi zigiye zitandukanye, kubera ko iyi folder uko muri kuyibona niyo hano ntacyayikura muri ntuza, ntacyayikura muri mashine yawe ibirimo tu. Urukumva rero kubera wazisize muri folder wazikoresha muri project zitandukanye, ari byo tunagiye kureba muri aka kanya. Ariko nizere kabisa niba ugeze hano ndumva video wayikunze kabisa, kana subscribe then ukaba washaringa na mugenzi wawe akaza kuyibona. Okay, icyo kirarangiye. Ikindi turaza hano bisubire muri AutoCAD turi ukuntu ushobora kuba wakwinsatingamo yamanuza nyine yama block libraries ari muri la folder, kubera ko iziri hano ziri current uzadingamo ukore unyuze hano, but ushobora kuba ufite izindi zo wakoze kera, cyangwa se wenda hano dispose ko hano nta project, muri project nta block nari nakora, nshaka kwifashisha blocks zo muri block library. Ibyo rero ukuntu wabikora ubigenza gute? Uraza muri mashine yawe then ukande iyi command yitwa Ctrl+2, numara gukanda Ctrl+2 iyi table irahita iba display, urahita uyibona nyine ije muri mashine hano muri AutoCAD. Then hano kuri ruhande rw'ibumoso murabona hari ama folders agiye atandukanye, uraslidinga down, then uslidinga down ushake folder yawasizemo libraries zawe. Then njyewe mfite folder yitwa my libraries, uyifungure, nuyifungura urahita ubona group udusa folders turimo ibintu byinshi wagiye gukora, kubera ko nka hano ku dirisha washyiramo amadirisha y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, ariyo mpamvu uhita ufata kamwe muri utu dusa folder then ugahita ugafungura. Aho nakoze hano ni hano kuri sofa, then wenda usanze mu sofa 1 sofa 2 sofa 3, then icyo ukora uhita ufata left click ya ntuza yawe ukayidraginga muri current project. Okay, urabona wahita idragingamo kuriya, warangiza ukayibirindura neza nyine ikaba imeze kuriya. Iyo umaze kwishyira rero muri current project ni ukuvuga ko uyikoresheje uyivanye external, iyi ni external folder kubera ino folder ntabwo ari isanzwe muri AutoCAD,
suppose kitari isanzwemo. Then iyo umaze gukora kano rero murabona namaze kukabona, then iyo wamaze kukabona ngo wemere kuba wagakorera ibyo ushaka. You can resize it, ushobora kuba wakagira unblock then ukakeditinga, ushobora gukoresha scale ukakarisayizinga ku buryo bugiye bugize ute butandukanye. Urabona ko wayigira nini cyangwa se ukayigira ntoya. Okay guys, tubonye ukuntu ushobora kuba wafata external folder cyangwa se external file ukayizana nyine batikuye mu ma libraries uba warakoze. Okay, iyi video kabisa nizere ko muri kumva nyine bino bintu biba bigamije. Ntabwo twarakoze sofa muri project imwe then ngo nituba tugiye mu yindi project ngo twongere tujye gukora amasofa, ntabwo aba ari sawa. Ahubwo uyigira library then igihe waba uri gukora aba atari ngombwa ngo uje gukora block y'ama libraries, ahubwo ukagenda ukayizana gutya tubibonye. Kanda control 2 then ukajya gushaka mu mafoda yabirimo ugahita uyizana, murabona kiri kuza azi uko wayisizemo. Okay, icyo nacyo ndakeka cyumvikanye. Ikindi ntabwo ari byiza kudownloadinga video y'umuntu nyine sorry, uko uyibonye nyine uhita uyikurura ize muri mashine yawe, ntabwo aba ari sawa. Ahubwo icyiza no kuyirebera kuri phone cyangwa se kuri mashine, kubera ko nibyo nyine bidufasha kugira nyine ngo turusheho gufashanya tu. Icyo nacyo ni sawa. Then ikindi kintu twavuze ko zino file ugomba kuzisevinga as dwg. Ikindi twareba hano kuri block libraries, ndakeka ibyo biba bihagije, but hari uburyo bubiri, hari ubwoko bubiri mbese bw'amablock nari kugaheraho batereka nkavuga. Ubwoko bubiri, haba hari block ziri internal, twavuga ko ari internal, ni zino zuba wakoreye nyine muri current project, izi zishobora kuba kwinsatinga zo kubona hano ziri current. But haba na external blocks like zino dukuye hano muri ya folder twari twakoze, suppose tutayikoze uyu munsi, then izo ni ubundi bwoko bushobora kuba hano muri AutoCAD. Okay, nizere ko iyi video wayikunze. Niba hari ukuntu uri kubona twa modify akantu runaka wambwira muri comment. Then ikindi ni uko ubutaha tuzakora kuri title block, nizere ko utazacikwa. Okay, nagushimiye cyane, ndi Modeste, see you next time.